amazina yanjye ni Kansabwe neza Bonheur, perezida w'Urukundo Rukundo 2025 ubu y'umwaka turimo. Ngeze ngo babwire ibijyanye na Urukundo Rukundo byinshi cyane, ariko ngiye kubabwira bishya yanyiza muri Urukundo Rukundo mu kandi ikintu cya mbere nibuka cyo urukundo banyeretse uko igihe twari dufite fete, bavuze kujya kuri fete tugenda nabona ufite amafaranga n'amataka kandi ntabwo byari bishishikaje cyane. Nuko ikintu cyanangaje ku munsi wo kujya kuri fete baje kundeba barambwira ngo tugende narabyanze cyane kuko numvaga biteye ipfunwe cyane, ariko baramatiza uwo yari Pascaline, Pascaline wari umuyobozi cyane bazakundeba cyane, aramatiza ariko kubera ukuntu yabimbwiye mu rukundo bafite ndajyayo mbona ko buryo urukundo rudashingiye ku umuntu afite amafaranga n'ibindi bintu. Banyeretse ikintu cyiza kijyanye n'urukundo icyo mbashima, nubwo niko bikimeze kandi ko bizahora mu rukundo. Muri ubu gurupe Rukundo ibintu bijyanye n'urukundo byaragutse cyane, ko dusigaye dusangira umuntu umwe muri cyo wagira ikirori tukajya kwifatanya nawe, abarwayi tukabasengera tugasura abavandimwe bacu. Muri make gushira hamwe byongereye mu kigo hose rwose izina Gurupe Rukundo riravugwa cyane nk'uko izina ribyivugira kandi ibintu bimeze neza cyane. Nitwa Nirere Jeannette, nageze muri Lycée Kigali 1991, nsanga hariho gurupe y'abana b'Abapantekote basengaga yari iyobowe n'uwitwa Uwimana Innocent. Mpagera nayo naratangiye ibintu by'inzira y'agakiza ariko ntabikomeye. Witwa Karushya Emmanuel, amaze kumusimbura dukomeza gusenga no kugira ibihe byiza. Ndibuka igihe kimwe muri 1992 hari mu kwezi kwa 10 habaye ububyutse budasanzwe, abana benshi babatizwa mu mwuka wera. Nibukamo uwitwaga Rachel n'uwitwaga Zabuloni babatijwe mu mwuka wera. Ikigo kibona ko ari ibintu bidasanzwe. Mu gihe twasengaga ubuyobozi bw'ishuri bwavugaga ngo ahari se ibyo bintu biraturangaza, ariko nyuma y'aho abantu buzuye umwuka wera n'ubwo bubyutse abana benshi barakijijwe, hakizwamo n'abajyaga banywa ibintu by'amatabi n'urumogi. Icyo gihe bituma ubuyobozi bw'ishuri bubona ko iyo gurupe y'abasenga ari iy'umumaro, ko hari ikibafashije mu rwego rwa disipurine y'ikigo. Twakomeje gukora umurimo w'Imana. Nyuma naje kubatizwa muri 1993 mu kwezi kwa 3, twabatijwe turi abanyeshuri barenga 50. Umurimo w'Imana urakomeza, Uwiteka abana natwe dukoresha iby'ubutwari. Igihe cyaje kuza kugera Jenoside iraba muri kino gihugu cy'u Rwanda nk'uko amateka yacu bigaragaza. Jenoside imaze kuba abanyeshuri baragenda, tugaruka bamwe baravuye mu mubiri abandi bagihari, ariko tuje mu gutangira noneho bivuga ko dusengera mu cyitwaga Rajepura, duteranye n'ama Eglise Protesta menshi yari ari mu icyo gihe. Hari ama Eglise atandukanye n'ama churches, nibwo asa naho yari kugenda avuka ku bwinshi. Dukomeza gukora umurimo w'Imana, kujya dusengana nabo mu materaniro yo ku cyumweru, ariko byagera mu minsi y'imibyizi ya gurupe y'abantu b'Abapantekote bakajya ahantu kwiherera nimugoroba nyuma y'amasaha y'amasomo, bakagira ukuntu basenga, bakagira ukuntu bahura. Icyo gihe bagira icyifuzo kuko hari imico imwe n'imwe babonaga muri izo gurupe z'impuzamatorero, babonaga itandukanye na disipurine y'ituro ryacu rya ADEPR. Igihe kirajya kuvuga ngo basenga Imana hari zabacira inzira, babone ku buryo ki basenga ari gurupe ya ADEPR ndetse n'abandi bafite disipurine imeze nka ADEPR. Imana yakomeje rero kubana natwe, dukoresha iby'ubutwari. Turashima Imana yabanye natwe, ikomeza kudufasha. Igihe cyarageze iyo gurupe iravuka kandi ikomeza umurimo w'Imana. Imana imugisha. Uwiteka Imana muremye wese nijoro yangiriye neza, sinzi uko nabivuga. Nitwa Uwimana Innocent, nageze muri Lycée Kigali mu mwaka w'1986, nkijijwe ndi umupantekote. Magera nasanze bene data babiri b'Abapantekote, barimo witwa Gutonyoroka Elia na Gatsimbanyi Eugene. Nyuma y'umwaka umwe Gatsimbanyi Eugene ntiyakomeje kubera impamvu z'amasomo, sigana na Gutonyoroka Elia, dufatanya umurimo w'Imana tunasenga. Nyuma byaje kugaragara ko amasomo atari kugenda neza, turabisengera.
Imana itubwira yuko nawe azataha. Turahindura dukomeje gusenga, Imana idushira yuko nyuma yo gutaha kwe hazakizwa abandi banyeshuri benshi, bakaza tugafatanya umurimo. Nyuma y'umwaka nk'uko Imana yabitubwiye, Eliya yaratashye, sigara muri lycée de Kigali njyenyine. Bwari umwaka w'1989, niga mu mwaka wa gatatu na mu Pentecote umwe muri lycée de Kigali, ariko mfite isezerano ko Imana izazana abandi bakristo bene data, abanyeshuri bagakizwa ari benshi, tugakomezanya umurimo. Umwaka wakurikiyeho ari muri 90 hakijijwe babiri, witwa Sebera Zebroni na Niyosenga Innocent. Nkomeza gusenga Imana nyishyuza rya sezerano. Nibwo mu mwaka wakurikiyeho ngo hari 91 hakijijwe abanyeshuri benshi, bakizwa ku bwinshi. Ndibuka icyo gihe twabatirishije abanyeshuri bagera kuri 70. Mu mwaka wasoje ari wa 92, nabwo Imana yakomeje kubana natwe, iradushyigikira mu murimo. Dukomeza kuvuga ubutumwa, habatizwa abandi banyeshuri bagera kuri 50. Nyuma yaho ngo twari turangije, dusiga groupe y'abapentecote basenga bagera mu 100, barenga 100 ndetse barenga 140. Siga bayobowe n'uwitwa Karushya Emmanuel, abe wankoreye mu Ngata. Ubwo njye nakomeje muri kaminuza, umurimo ukomeza muri lycée de Kigali, twajyaga dusurana. Muri make mu gihe namaze muri lycée de Kigali, twabonye ukuboko kw'Imana kandi Imana yabanye natwe, iradushyigikira, ubutumwa buravugwa, abantu barakizwa. Nubwo hari ingorane z'uko hari ababyeyi bamwe batabyumvaga, batemeraga ko abana babo bakizwa, ariko Imana yagiye iba mu ruhande rwacu ikadushyigikira, abana bagakizwa, na cyane ko batajyaga mu bibi, ahubwo barekaga ibibi bakajya mu byiza, bakagira ingeso nziza. Murakoze, numva ariko buhamya natanga mu gihe namaze muri lycée de Kigali. Murakoze, nitwa Muhire Angelique. Nanjye nageze muri lycée mu 1998. Nahageze nkijijwe kandi numva mfite umuhati wo gukora umurimo w'Imana. Nahasanze ba Jeannette, dukomezanya umurimo nyine muri groupe ya Rajepra. Igihe kiza kugera tukazajya tujya mu materaniro yacu nimugoroba, tugafata umwanya wo kwiherera, tugasenga Imana, Imana ikavugana natwe. Ariko igihe kiza kugera tubona imyizerere yabo itandukanye n'imyizerere yacu. Dusaba ubuyobozi bw'ikigo ko bwaduha guterana ukwacu mu 2000, nibwo babitwemereye. Ni nayo mpamvu twagize iyi yubire, kuko groupe Urukundo yabayeho mu 2000. Muri uyu mwaka wa 2025 rero twagize yubire y'imyaka 25. Groupe Urukundo imaze isenga nk'abadeperi ukwabo. Twakomeje gukorera Imana. Groupe yahise iyoborwa na Murwanashyaka Jean de Dieu, niwe wahise uba perezida wa mbere wa groupe. Yari ageze mu myaka isoza, arasoza aragenda, haza mbese uko manda yarangiraga hahitaga hajyaho undi, hakurikiraho ba Marite bakora umurimo w'Imana. Njyewe ubwo icyo gihe nari presidente kuva mu 1999, nari presidente wa Korali Urukundo kugeza mu 2002. Soza kwiga nibwo navuye ku buyobozi bwa korali, mbusigira aba Francine Kirezi, basigara bayoboye korali ndetse na Barewo. Tubasigira umurimo ukomeza gukorwa, ndetse na n'uyu munsi
umurimo w'Imana waragutse, kuko icyo gihe twari gurupe ntoya ariko ubu ni gurupe imaze kuba nini. Imana yakoze ibitangaza, ni ukuri ntacyo tuyishinja, yagize neza. Murakoze. Yesu ashimwe bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Amazina yanjye nitwa Mbabazi Betty, nanjye ndi umwe mu bantu babaye muri korali Urukundo muri Lycée de Kigali. Ndashima Imana cyane kubw'uyu munsi ko yadushoboje kugira ngo iyi yubile ibe, Imana yo mu ijuru ahabwe icyubahiro. Korali Urukundo rero nayibayemo muri icyo gihe, twigiramo ibihe byiza ntazibagirwa. Ntabwo nzibagirwa uburyo twakoranaga umurimo w'Imana na bene data mu rukundo, mu gushyira hamwe turi abanyeshuri mu by'ukuri mu bigaragara tudafite ubushobozi, ariko kubera ukuntu twari dukundanye, dushyize hamwe, dufatanyije, tuvugisha ukuri, mu by'ukuri bituma umurimo w'Imana ukoreka kandi ugenda neza. Ubuyobozi bw'ishuri bukatugirira icyizere, bukadushyigikira mu bintu byose tugiye gukora, ivugabutumwa, igiterane twabaga dufite nko mu kigo imbere, gutumira bene data babaga baturutse hanze. Korali Gosheni ntago nzabibagirwa, bari inshuti zacu cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashima Imana rero yuko muri Korali Urukundo twahabaye, mugenzi umwe wacu yabaga afite ikibazo, umwe muri twe ikibazo kikaba icya buri muntu wese, tugafatanya tugashyira hamwe. Ndashishikariza bene data barumuna bacu bakiri muri Korali Urukundo muri Lycée de Kigali kugira ngo nimuzigere na rimwe mwibagirwa imbaraga zo gushyira hamwe, gufatanya, gukorera mu rukundo, kuko nabonye bikora umurimo w'Imana kandi mu by'ukuri ivugabutumwa rikagenda neza. Akantu nibuka kuri Korali Urukundo mu gukundana, ntabwo nzibagirwa twagiye gukora ivugabutumwa muri Rulindo. Nibwo bwa mbere nari ngiye mu misozi imeze kuriya, ariko ibihe byiza twahagiriye ntabwo nzabyibagirwa. Niyo muye na bene data, umwe muri bo ndabibabwira nkamwibutsa ibihe byiza twagiriye muri Rulindo. Korali Urukundo rero aho muri hose, Imana ibaha umugisha. Ndabashuhuje, ndabakunda. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikomeze ibaha umugisha. Amen. ukuboko kwiwe kuri nge, sinzakorwa n'isoni. Shalom, nitwa Emmanuel Ndayizeye, nabaye muri groupe Urukundo mu 2005. Ndashima Imana cyane umugisha nagize wo kuba muri groupe Urukundo. Kimwe mu byo nshimira Imana buri munsi yo ntekereje umugisha wo kuba muri groupe Urukundo, ni abantu b'umumaro, inshuti nziza nahuriyemo nabo, abantu bamfashije mu buryo bw'umwuka, bamfashije mu buryo bw'amarangamutima, bamfashije mu bitekerezo, kandi inshuti z'ubuzima. Tumaze imyaka 20 tukiri kumwe kandi tuzagumana kubera ko babaye kimwe mu bigize ubuzima bwanjye. Rero ndashima Imana uwo mugisha. Ikindi shimira Imana iyo ntekereje umusanzu kuba narabaye muri groupe Urukundo, numva naragizemo uruhare, ni fundraising twakoze mu mwaka wa 2005 tukagura ibyuma. Ndashima Imana ko piano twaguze icyo gihe yafashije generation zitandukanye zakurikiyeho. N'uyu munsi nyuma y'imyaka 20 iracyakoreshwa, birumvikana irashaje, ariko kuba yaragize umumaro numva ari ikintu mwana nshima Imana ko nanjye n'abagenzi banjye mu gihe cyacu hari ikintu twakoze mu bwami bw'Imana kigafasha n'abazakurikiraho. Niga muri groupe Urukundo muri Lycée de Kigali, muri groupe Urukundo nari umwana muto ufite inzozi nyinshi, ufite numva kuba ndi umukristo, kuba nkorera Imana nkiri mutoya bizangirira umumaro no mu buzima. Rero ndashima Imana nje kubihamya ko nyuma y'imyaka 20 imbuto yabibwe muri ngewe, kuba narakoreye Imana bikantoza, byagize umumaro rwose. Izo zinari ifite zo kuba umuntu ufite impact muri societe, nahamya nkashidikanya yuko zigenda zigerwaho. Nyuma y'imyaka 10 gusa mvuye muri groupe Urukundo, narobanuwe kuba pastor bitoyo ryacu rya ADP. Nago ari ibintu numva ari ibintu ntaha agaciro, ni ibintu mpa agaciro kuba umwana mutoya wo muri groupe Urukundo nyuma y'imyaka 10, kubera iyo mbuto, kubera ayo mahirwe nagize yo gukorera Imana, byaranshepinzemo umuntu ushobora kugira umumaro mu bwami bw'Imana mu buryo bwagutse. Gutyo numva bishimira Imana. N'uyu munsi akazi nkora ko gufasha abayobozi kwimakaza n'agaciro zubahisha Imana mu buyobozi, mbikora kubera ko mfite umusingi mwiza.
mfite umusingi mwiza, mfite uburyo ndimo ndatanga umusanzu muri kino gihugu kubera ayo mahirwe nagize yo kuba muri groupe Urukundo. Rero kuno munsi wa yubile kuri njyewe ni umunsi wo gushima Imana ko yabanye natwe icyo gihe cyose, iyo myaka yose itambutse ikaba iyo kwizerwa, ikaba yarafashije barumuna bacu imyaka 25 yose, umurimo ukaba warakomeje urushaho kugira imbaraga. Kuri njyewe nishimwe kuba twaraciyemo uyu munsi, tukaba ibyo twatekerezaga bigenda bisohora, ariko kuba Imana yarakomeje no gushyigikira. Ntekereza ko umuntu wese waciye muri groupe Urukundo kuri no yubile ari umugisha ukomeye, atekereza kuba Imana yarakomeje gushyigikira umurimo w'Imana. Rero abana bakiri ku ishuri, abanyeshuri mukiri ku ishuri, ndagira ngo mbabwire yuko kuba mu murimo w'Imana ari by'agaciro, mukorere Imana bizabashyiraho umusingi ukomeye mu buzima. Abantu baciye muri groupe Urukundo ahantu bari mu buzima bwo hanze ni abantu b'umumaro. Namwe mwige neza, mwige mutsinde, mubabahanga, ariko kandi mukoreshe n'impano zanyu, mubere umugisha abo mubana, mubere umugisha hagati yanyu, bizababera impamba ikomeye mu buzima. Turabakunda, turabashyigikiye mwese, mbifurije yubile nziza. Imana ibahe.